uyu munsi hano imbere dufite abajene babiri, harimo umwe wambaye jampa y'umweru n'akagofero k'akatuku bamwita MJD na Mr Placide. Uko bigaragara ni abantu basanzwe bamenyereye iyi zone, gusa bagiye kutubwira byinshi bigiye bitandukanye ku kiganiro tugiye kugirana cy'uyu munsi. Mwiteguye? Isa kandi mpaye ikaze bamwemerera ko tugirana ikiganiro kuri uyu munota. Murakoze cyane. Natangira mvuga cyangwa mugenzi wanjye? Nta kibazo, tangira uvuge uburyo ikima y'aho ngaho ibiteye byose washishikariza abantu ko bahamenya mbese mu yandi magambo baza kwasura ikintu n'igiteza. Okay, murakoze cyane. Nk'uko bisanzwe amazina yanjye ni Twizere Jean Dodier. Tukaba twagiye mu gace bita mu Gasirika, gaherereye mu karere ka Karongi. Ni agace keza cyane cyangwa se site ikunda gusurwa n'abakerarugendo bitewe n'ibyiza nyaburanga bihari, cyane cyane twavuga amazi, amato, ukareba inka ziri koga n'ibindi bitandukanye, ndetse n'ibindi biti biteye amabengeza. So muri make rero tuvugana twicaye aho bita kuri Hotel Golf. Ni nka site yaho cyangwa se ahantu abantu baruhukira. Ubwo ni agace ka hoteli ifite ku mazi. Twaje rero tuzanye na mugenzi wacu, murabona Placide n'abandi batandukanye, nawe Charles. Tukaba turi kumwe na ba Boniface ba cameramans, bo ntabwo mwabashije kubabona kuko bari ku buhanga bw'ibyuma. So rero hano kuri golf ni ahantu heza cyane, hari satisfaction for which the tourism. Ku muntu wese uje kuhagana nyine ubona ari ahantu hateye amabengeza, hari ubwato, uricara bahakwakirana urugwiro. So iyo ukeneye ifi urayibona, iyo ukeneye ikinyobwa gikonje n'igishyushyu urakibona. Cyane njyewe nkunda ifi yaho, ubu natwe ndabizi bari kuyidutunganyiriza mu kanya. Urabyumva nyine. Gusa muri make nabakangurira kuza hasura kuko ni ahantu bita mu Gasirika. Ikindi kintu cyayi wasura ni ingoro y'umurage y'ibidukikije, irimo haruguru gatoya. Ni ingoro y'umurage y'ibidukikije hano muri Musée de l'Environnement. So ikindi nababwira, hari amahoteli menshi cyane nka za Creo, hakaba hari za Riverana Hotels na za Morio n'izindi zitandukanye. So rero icyo nababwira, Karongi ni ahantu heza cyane mu Gasirika, ahantu bita kwa Mugambira. Ni ahantu heza cyane rwose, ndabakangurira kuzahagera kuko haba hari umutekano hatuje, amazi ateye amabengeza, amazi meza, nyine biri attractive kuri buri muntu wese ushaka kuba yagira umunezero. Cyane murabizi ko Charles, murabizi ko Noheli yegereje, kandi murabizi ko Noheli nabyo ni umunsi tugomba kwishimiraho. Bitewe n'ibyiza byabereye i Bethlehem kuri iyi tariki 25 z'ukwa 12, turabizi ko abantu bagomba kuwizihiza cyane. Ariko nababwira ati kuri Noheli muzahabe cyane, habitsa mu Gasirika kuri Golf. Ni ahantu heza cyane. Gusa ndabashimiye, wenda mugenzi wanjye afite izindi nyunganizi yakongeraho. Ndabashimiye cyane kandi murakoze cyane ko kubw'ikiganiro cyangwa se kubw'ishyamba mwari mumpaye. Ciao. Reka twakire na Mr Placide atubwire byinshi bitandukanye. Gusa uko bigaragara muri bashyashya muri zone. Placide, ukurikije uko ubona iyi reje y'aha ngaha, utari wayizamo mbese wumvaga Karongi nk'ahantu hameze gute? Yes, murakoze. Amazina yanjye ni Placide Nikiza, gusa izina rya sosiyete ni Plaso. Rebit Placide baba barihimye bakagita Plaso. Ni ukuvuga ngo Karongi ntarayizamo, numvaga ari ahantu h'imisozi bya cyane, ariko numva ari nako nahasanze hari imisozi idakabije ariko n'imisozi to. Ikindi navuga ko byiza nabonye Karongi, for example hano turi Creo, Golf. Ni ukuvuga ngo iyo ukeneye ifi ujya ku kivuga avuga ati nkeneye iriya afa bariyo bajya kuntekera. Na cyane ko hari abantu tuba turi allergic kuri ku mafi,
abitwa igihe kinini muri firigo ntabwo izo mpamvu zituma twizera ku kigo bakarora ifi tuyireba deni bakajya kuyiteka tubona ko ari firi fureshi, bazi ko na cyane firi fureshi aba ari ifite nutrients value zikiri nazo zikimeze neza kuruta kuba warya ifi imaze igihe kinini ibitswe mu bubiko bwayo refrigerateur cyangwa se firigo bitewe n'ubushobozi bw'ububiko bw'abantu. Ikindi navuga ni uko ugereranyije n'amahoteli y'aha ngaha usanga adahenda nk'uko twakabaye tubibara, kuko urugero ngira tudutumize bagiye tudukorera ari ngahandi wasanga ibihumbi 20-25, ariko aha ngaha urabona ko tugiye kwikoresha ku bihumbi 15, ubaze niba abantu babiri barakonsume ibihumbi 15 mu gihe ahandi baba bari kubarira 25 no kuzamuka. Ni ibintu byiza rero, nagiye mbumvira ahantu henshi na cyane ku mahoteli ajyanye ari hafi y'ibiyaga, for example nka Kingfisher muri Rwamagana na hariya naho especially na hano bita Lake Victoria muri Uganda naho nigeze kuhatemberera. Ikintu nasanze Karongi irusha hose mu biciro biri hasi, usanga ibiciro bya hano ari ibinyobwa yaba ari n'amato kurusha za Rubavu bisanga bishyura muri za 30 ituri imwe, ariko hano barakubwira ati mu masaha ngahe urishyura yangaya. Ni range nziza cyane ku bakiriya bose. Rero telefone ngaha abantu bari kuri ibi video baraza kwihanganira amajwi bari kumva menshi hano nyine na ahantu haba abakiriya benshi, bitabagira ko tubasha gukoresha amajwi yacu yonyine n'ayabo ari kuzamo n'igire impungenge n'igire ikibazo. Birumvikana kuko hari muvoma nyinshi zitandukanye, na cyane ko haba hari abantu benshi bahasohokeye bifuza kwinjira, na cyane ko turi mu mpera z'umwaka birumvikana amafaranga abantu bagiye basevinga cyo kuyajyaho, kuko buriya amafaranga n'uko yajya ni hahandi azashira. Cyiza nuko hajyaho rero kugira ngo n'ibiro byo ngo nenjoyinze, ariko nanone advice nahereza abantu nguko gahunda ya leta bavuga ngo tumweresi niba tugereze naho yazabaho n'ubwene bukonsume amafaranga wakoreye umwaka wose nyamara umunsi umwe, kuko ntabwo bivuze ko indi minsi utazajya. Ni ukuvuga ngo inka yawe uko byagenda kose n'ejo uzajya konsoma, ariko mu rugero kugira ngo n'ejo hari n'ababa bafite abana biga cyangwa se n'atari izindi responsibility tuba dusabwa kuzuza, tutaza kurara wowe nk'urubyiruko twumva ko kwinjira leta birangirira aha ngaha basanga duspendinze amafaranga arengeje ubushobozi bwacu cyangwa se arengeje ubwenge. Byaba byiza rero iyo advice buri muntu ayifashe akumva ko gukonsoma nibyo, ariko agakonsoma mu rugero. Murakoze. Murakoze cyane kubwo ikiganiro cyiza muduhaye. Dusoza twashishikariza abantu kuza hano bakatemberera. Hano ni muri Golf Hotel, muraza tukabatembereza mu bwato bwiza cyane, ubwo hari hano dufite transport tours, ubwato butembereza abantu bakabuzengurutsa mu misozi iri aha ngaha ku bantu bakunda gutembera n'amaguru. Dukora icyo twita tour hiking, aho tutembera imisozi ikikije iri mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu, tubatembereza mu birwa biri mu kiyaga cya Kivu byinshi, mukareba inka ziri koga n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ku bantu bagiye bumva amateka y'akarwa k'abakobwa, turamuraza tukabatemberezamo hose, tukabatembereza haraza Napoleon. Murabizi amateka y'umwami Napoleon, murabizi cyane byinshi, cyane ko abenshi babyize no muri history yabo. Ahubwo ikindi kibazo cy'amatsiko, nabonye nk'inka zoga mu mazi, nubwo mbere nzibonye ziri kugenda mu mazi rwose, ziri mu akarwa hakurya. Cyane bikunda kubaho, niyo mubishaka muraza tukabatembereza tukabagezayo. Ni ibintu biba ari byiza cyane pe, biba ari byiza kureba inka iri koga, ishyo ry'inka riri kugenda mu mazi zikurikiranye umurongo. Ni ibintu biba bitangaje. Ibyo byose transport tubaza turabifasha, mukabasha kuhagera mukera ijisho, mugatembera mu bigo byose uko byakabaye byose. Turabashimiye kandi mujye mukomeza kudukurikirana, turabakunda cyane. Murakoze cyane.